Ndi umuyede. Kuba umuyede nabitangiye muri iriya lockdown ya mbere. Umuntu nyine akenshi agushuka kubera ko nyine abona nta mafaranga ufite, ntago wishoboye nyine bari kuguhereza gutyo gusa nyine akaba ari hahera agira agushuka nyine agufatisha. Nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko umeze neza, nizere ko mwishimye aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye z'isi. Reka nkwibutse kuri bujye kuri Menya Nibi TV ukandi subscribe ni filime y'abanyarwanda bakinira hanze ifite translation y'Igifaransa, ubundi gahunda ubuzima bugende neza, ubundi unigishe n'abana bawe kuba bamenya Igifaransa vuba kandi byihuse ndetse bitabagoye cyangwa utagiye ku ishuri. Ako kari agaciyemo. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza usa neza, ku minwa arasa n'imyenda yambaye yambaye agakweto gasa neza, ubundi gahunda ni kwa kundi. Ariko uyu mukobwa akora akazi k'ubuyede. Reka nangire mu ikaze. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Umeze neza? Meze neza. Uratangaza iki? Ni ibisanzwe. Ibisanzwe. Wavuye mu kazi? Yego. Amasaha y'akazi yarangiye. Umeze neza cyane? Cyane. Igihugu urakibona ute? Neza, ni umutekano nyine. Ni umutekano. Yego. Amazina witwa nde? Nitwa Sifa Solange. Witwa? Sifa Solange. Yes, Sifa Solange. Si kuri mwiza? Urakoze. Uri mwiza se? Urabyemera byibura kuri mwiza? Yego. Uri mwiza? Umva nko mu bakobwa nk'ijana hano mu gihugu cyacu, waza ku mwanya wa kangahe mu bwiza ufite? Ntago mbizi, ubwo byaterwa n'abo bakobwa nyine abaribo. Tugendeye kuri Miss Rwanda irangiye muri no Miss, umuntu wabaye Miss uramwemera? Ndamwemera kubera ko abajaji bamutoranyije nibo bari bari kumwe nawe, nibo bari bazi uko yabikoraga. Nyine ndahamya ko ubwo bamutoye babizi neza ko abikwiriye. Nkawe uyuza kuba muri kariya kanama nkemurampaka, dore ko habayemo abakobwa batatu bavamo Miss, hakavamo n'igisonga, hakavamo first line up, second line up. Wowe muri bariya batatu basigaye, iyo uza kuba uri umujaji, ninde wari kuba Miss muri bariya batatu tutagendeye ko batoye? Nuriya n'ubundi. Nuriya kuko nabonye yarabishoboye pe, yabikoze neza cyane. Nuriya nta wundi. Mu ba Miss babayeho mu Rwanda, ni uwuhe mu Miss ushobora kuvuga ngo uyu mu Miss yaratubeshye? Yaratubeshye? Ntabwo yarakwiye. Ntawe. Buri wese mu gihe kiwe yarabikwiriye. Yarabikwiriye. Yes, rero ako kari agaciyemo. Nagira ngo numve mu challenging, numve ko hari ahantu ari bugera akavuga ati uyu ngoyo wenda we n'umukobwa babizi tugende n'umujama nabyo nzi. Ariko reka nkwibarize, uri umuyede? Nturi umuyede? Ndi umuyede. Uri umuyede? Yego. Ariko kazi wahisemo kuba umuyede wabitangiye ryari? Kuba umuyede nabitangiye muri iriya lockdown ya mbere. Korona igitangira nibwo nabitangiye, mbona nabishobora kandi mbona nyine ni ikintu cyiza gitandukanye no kuba no kwitwa navuga wenda nko kuba ngereranije wenda nk'abana b'abakobwa. Muri kino gihe nyine dukunda guhura n'ibishuko bitandukanye by'abashuga daddy, abantu nyine baturuta. Nyine ngereranyije nabyo, aho kugira ngo njye muri urwo ruhande nahisemo nyine kuba umuyede kugira ngo nyine mbikore wenda bizangeze n'ahandi harenze hano. Ntago nshaka kubigumamo, ariko ubu ngubu nta kintu bintwaye ko nabihisemo. Nshaka ko bizangeza kure nyine. Ushaka ko bizakugeza, no kuvuga ngo wabuvuyemo ushaka se ko batazagushuka cyangwa wabuvuyemo ugira ngo ukorere amafaranga nyine bisanzwe? Byose, kubera ko nagiraga ngo nkorera amafaranga icyambere. Nagira ngo nkorera amafaranga, ikindi kubera ko nyine ngereje n'ibyo bishuko nari ndimo ndavuga,
umuntu nyine akenshi agushuka kubera ko nyine abona nta mafaranga ufite, ntago wishoboye, nyine bari kuguhereza gutyo gusa, nyine akaba ari hahera agira agushuka, nyine agufatisha. Ariko yagufatisha gute se nawe bizi ko nyine ufite amafaranga wishoboye? Nta hantu hari namwe ho kugufatishiriza. Nuko ubu uricaye, igitekerezo cyo kuvuga ngo ugiye gukora ubuyede cyakujemo gute? Uri umukobwa mwiza, ahantu wajya gusaba akazi bakaguha ntago bakakwima. Icyo gitekerezo cyo kujya gusaba akazi k'ubuyede cyangwa se byakujemo gute kugira ngo uvuge ngo ngiye mfashe iyi initiative yo kuvuga ngo ngiye gukora akazi k'ubuyede? Byakujemo gute? Inzara yarakuriye? Byageze gute? Oya, ntago inzara yandiye, twari turi muri lockdown nyine nta kintu umuntu ari gukora, ari kwirirwa aho ngaho yicaye mu rugo, tutari kwiga, nyine umuntu yirirwa yicaye aho ngaho. Ubwo nyine haza muri lockdown bari bari kubaka amashuri cyane, noneho nyine nza kumva ko abantu benshi, ntago ari njye wa mbere wagiye, naje kumva nyine ko hari abantu benshi bari guha akazi k'ubuyedi, urubyiruko, abana b'abanyeshuri bakabikora bakabishobora. Ndavuga wow, hano hantu kabisa nshobora kujyayo, banyemeye najyayo kandi nabikora nanjye nk'abariya, kubera ko nta kintu ndi kubarusha. Ni muri urwo rwego rero nagiyeyo, mbikoze numva nta bintu birenze bihari, numva nabishobora nyine, nta nzara ubundi yanyishe. Nibyo nuko nabikoze rimwe nkahita mbikunda nyine n'ubu ngubu. Uvuga ngo ubuzi guterura cya kintu bita ngo ni igiki bateruza amabuye? Ni ingazi? Ni igiki? Sinyizi neza, ni igiki ikintu bateruza amabuye? Ntabwo uzi izina ryacyo? Ntabwo nyizi icyo ngicyo. Wabonaga baterura amabuye? Barayaterura amabuye nyine, si ubuyedi se. Ni ukuvuga ubu nawe ubu akazi kose wabona wagakora? Nagakora ngashoboye, nagakora, nabikora nkareba ko nabishobora, ariko mpamya ko nta kintu cyananira, ntabwo byananira nabikoze. Nuko byagenze gute rero abantu bakubonaga ku ishansiye, cyangwa abantu bakubona ku ishansiye n'uyu munsi babona uri guterura umucanga, amabuye, wikoreye ku mutwe, abantu babyakiriye gute nko mu nshuti zawe? Inshuti zanjye zo nyine zumvaga bitabaho, bakanseka, ariko bansekaga bwa mbere bigitangira, ariko ubu ngubu baramenyereye, nta kibazo nyine, abumva mvuye ku kazi nta kibazo kabisa, basigaye babigiraho. Imisatsi urakata cyangwa ntabwo wigeze ukata umusatsi wategagamo igitambaro? Oya, ntabwo nawukataga, nshiramo igitambaro ntibigire icyo byangiza. None kuvuga ngo ugiye kuba umuyede, nyibwirira, wagiye usaba akazi uvuga ngo iki? Wavugaga ngo iki? Wagiye uvuga uti kuri boss? Nagiye mvuga nyine ko nshaka akazi k'ubuyede nanjye, kubera bari kubandika ari mu kavuyo, abantu benshi pfa kubishaka, kubera bari benshi kandi harimo abantu benshi tungana, abo nduta. Urumva nari mfite courage, nari mfite abantu bamotiva cyane, ntabwo byigeze binca intege cyane. Naragiye nyine ndabisaba nk'abandi, banshyira kuri liste, igihe kiragera ndagenda nyine ndabikora. Ukora akazi uragasaba? Urumva nari nagasabye, icyari gisigaye ni ugakora. Ndabikora, umunsi wa mbere byaramvuriye, ndavuga ati mana we, ariko kubera ukuntu ngenda bimenyera, ubu nta kibazo kabisa. Nta kibazo? Urumva bimeze neza? Bimeze neza. Wakubona noneho rero sasa usa gutya ku kazi kawe k'ubuyede, urasa gutya, ntashobora kuvuga ngo uyu mukobwa ari kudutuburira, ni hiti yishakira? Oya, nta hiti se kuvuga ngo ukora ikiyedi se ni hiti? Oya, ntago ndi kubatuburira, ni ukuri. Yego. Ndagira ngo abajama bakubonaga uri kwikorera ibyo biboro, uri kwikorera umucanga, amabuye, ibyondo, usa nabi, banakubona nuko usa, babifataga gute? Nta kintu bigeze bakubwira? Ntacyo bambwiye, sinzi nuko babitekerezagaho, ariko ntawe twaganiriye cyangwa ngo
mubone mbone yatangaye ntago nagize uwo mwanya wo kubitaho ngo ndebe uko babifata, cyane ko nabishakaga ntago nari guha umwanya cyane abantu bari kunca intege, kuko nyine urumva iyo abantu bari kuguca ntago bari kubura, bari kuboneka benshi, ariko ntago nyine nabihaye umwanya cyane kuko nari mbizi. Ako se ni igiki cyakubwira ati jya kuba umuyede, igire kuba umuyede? Ni igiki cyane byaje gute uko kwicara ukavuga ngo reka twicare ngo mbitekereze ngo turi muri lockdown? Byagenze gute kari byo rakubaje? Se ni inzara yakuriye? Urambwira ati si inzara. None byagufasha igihe kingana gute kugira ngo bitekereze ujye mu kiyede? Nta gihe byamfashe, nuko nyine nabyumvishije bari kuvuga hari abantu bashaka gukora ikiyede. Abantu bashaka gukora ikiyede ni muze nyine mwiyandikishe. Abantu duturanye rero urubyiruko, abanyeshuri nkuko nabikubwiye bagendayo ku bwinshi. Noneho hari ukugendayo mu kavuyo. Nanjye numvaga ntabwo biro bintu nzabishobora. Kuva mu gitondo kugeza saa 11 nkumva nyine sinabishobora. Ariko nyine biratandukanye, ntago nasanze bidahwanye na wa muntu wirirwa wicaye mu rugo kuva nyine mu gitondo kugeza nimugoroba, na wa wundi wagiye gukora nta hantu bihuriye, kuko nyine umwe ngenda abona amafaranga undi ntago ari buyabone. Hari ibyo ndi bubashe kwikemurira kandi we nyine arabisaba abandi cyangwa ntanabibone. Ubwo rero nyine urumva byampaye imbaraga, ntago byantwaye n'igihe kinini, nuko ntari nzi ko nyine wenda bizankundira, nuko nabigezemo nkabona ni sawa, nta kigoye kirimo. Ukigeraho umunsi wa mbere ni iki cyakugoye? Umunsi wa mbere ikintu cyangoye kuzana nyine amatafari. Kuzana amatafari baratubwiraga nyine urumva iyo uri umuyedi ntago ari wowe wubaka. Ubu utarabimenya kandi bwawe n'ubwa mbere. Ati nyine ugenda uzane rero amatafari uzane twubake hano. Ukajya uyaterura ukazana hano. Uteruraho nka gatatu ukavuga ati sha ningaruka Imana izampane. Ariko nyine kubera nari mfite abantu benshi nyine bo kumotiva, nyine abo bashiti banjye yego n'ababyeyi, ukabona nyine umuntu w'umugabo atunze wenda famiye yiwe kubera ikiyedi cyangwa igifundi adasabirije. Nyine ukabona se kubera iki ngo yagikora njyewe kubera iki ntabikora. Rero nyine ntago nabikoze umunsi wa mbere birangora kuzana ayo mabuye, nyine nkumva imbaraga zirashize, ariko nyine nagiye menyera uko byagendaga biza. Ubu ngubu nyine ndamenyereye akazi ahubwo bandangire. Abakire baduha akazi kabisa. Abakire baduha akazi. Yes. Nuko uramenyereye, ariko hari umuntu ushobora kwibaza ngo akazi k'ubuyede gashobora kuba kagutunga? Akazi k'ubuyede kagutunga iyo uzi kubimanaginga, ntubijyane nyine ntuyabone ngo ugende kuyanywera wenda inzoga n'ibiki. Ushobora kuyinywa ariko nturengere. Nyine kagutunga cyane, kuko nyine ubimanaginze neza ukajya uvuga ati ndakoresha aya ngaya, mbika aya ngaya, ndakoresha aya ngaya, ntunga umuryango, byagutunga. Yego, kandi uko ugenda ubimenyera ni kugenda utera n'imbere. Ugenda utera imbere, ugenda ubimenya, abantu nyine bakagushaka, ugiye kubaka akagushaka, kandi amazu arubakwa ntazarekera no kubakwa, aracyubaka. Ni akazi rero kadashoma, ni akazi kadashoma ubikunze, ubishoboye, akicyamye no kubikunda. Ubundi kubishobora byo nyine wabikunze nta kintu cyakunanira wagikunze. Ni ukuvuga ngo ubu uyu munsi turi muri Covid. Wowe ni igiki Covid yakwigishije? Ni igiki yakwigishije ku buryo uvuga ngo ngiye gukora akazi k'ubuyede? Ikintu Covid yanyigishije ku buryo wenda navuga ngo gukorera nyine ni ugusevinga. Urumva icya mbere no gusevinga, ikindi nyine ni ukubona ko ubu nyine iminsi yose atari uguhora nyine wishimye cyangwa mu mahoro, ibintu bihinduka buri kanya. Uyu munsi uko bimeze ejo ntabwo ariko bizaba bimeze. Rero Covid nyine yanyigishije ko ngomba nanjye kwigira,
ntazakomeza ndeberera gutya ku babyeyi, ntazaguma ndeberera wenda ngo ngiye kwiga ngo ngume nyine ngiye kwiga imyaka ingahe ishire gutyo nicaye. Oya, nyine ni ugushakisha gukura amaboko mu mufuka nyine ugashakisha, kuko nyine ejo ntabwo uzi ikintu kizaba. Ni ugukora cyane. nuko bashiki bacu bamwe birirwa hariya bateze abantu babaha, wababwira iki nkawe umuyede wanjye? Ikintu nababwira nyine nibyo bahisemo, ariko nyine ntabwo bikwiriye ku giti cyanjye. Ntabwo ufite amaboko, ntabwo uri ikimuga, nta hantu umugaye byose, kandi nta nubwo waba wabuze imbaraga. Ntabwo rero nagushishikariza rwose kwirirwa uteze hariya. Oya, ntabwo nabigushishikariza. Wakura amaboko mu mufuka, wakura amaboko mu mufuka ugakora nyine akazi ubonye. Ntusuzugure akazi ako ari ko kose, kuko akazi kose kagutunga. Ugashyizeho umutima ukakorana imbaraga zawe zose, kagutunga kandi cyane. Utagiye wirirwa nyine usabiriza ngo abantu baguce n'amazi. Ni ukwisuzuguza cyane kuriya. Njye niko mbibona. Ntabwo rero nabagira inama nk'iyo. Abiyambuka ubusa ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babone amafaranga bo, ntabwo nabyo nyine ku giti cyanjye bishyigikiye, ariko nanone sinablaminga igitekerezo cyabo, kuko nyine ari byo bashoboye, ari byo bayumva. Nyine ntabwo agomba kubona amafaranga yavunikiye cyane. Nyine nimbwambara nta kintu bari buntware gutyo baramumereza amafaranga. Urumva nyine ku giti cyanjye abayitesheje agaciro, ko kujya kwiyambura ngo bakurebe baguha amafaranga, ntabwo ntekereza ko atari igitekerezo cyiza. Numva babyihorera, babireka, ariko kubera ko babitekereza ntabwo mbablaminze. Nyine ariko bazatekereze cyane, kuko birashira ibyo. uteganya gukora akazi k'ubuyede kugeza ryari? Ntabwo kano kanya navuga ngo kugeza ryari, ariko nko mu myaka nk'itatu iri imbere numva ko ntazaba nkikarimo. Wenda bishobora guhindukana mbere yayo, cyangwa bishobora no guhinduka mbere yayo, ariko ubu ngubu nyine icyo ntekereza nko mu myaka itatu ntabwo nzaba nkikarimo, kubera ko ntabwo nkorera amabuye. Imana nyine imfashije byazaba byaragenze neza, kuko karavunanye. Nanone ku rundi ruhande ntabwo rero umuntu yakishimira guhora avunika, ariko ni sawa ubu ngubu. Yes, merutse kukubona uri kuvuga ngo uri umufana wa Bruce Melody, ngo ibyo yavuze ni ukuri. Nibyo cyangwa ni wowe si wowe? Ni njyewe bivuze. Ni njyewe bivuze. Ndimo mvuga ko Bruce Melody nyine ko yavuze bagenzi biwe ko bari hasi n'ibiki abarusha gukora. Nibyo njyewe ku giti cyanjye numva ari ibyo, kubera ko nyine ku giti cye arakora, kandi ndanamufana. Mbona ngiye akorera neza, akora cyane, kandi kubera ko nyine afite aho yavuye, afite n'aho agejeje ubu ngubu, ntabwo yabura kubyiratana. Agomba kubyiyemerana, kuko arabifite koko. Ntabwo ari kwiyemerana ibintu atakoze, yarabikoze. Agomba kwiyemera rero. Ibyo nta kibazo kirimo pe cyane. Ndamushyigikiye. Yes, uramushyigikiye. Reka twigarukire ku kazi kawe k'ubuyede. Akazi kawe k'ubuyede ndagira ngo umbwire imbogamizi wahuyemo nazo. Ni ibihe byiza wabonyemo, ni ibihe bibi wabonyemo? Wenda ndahera ku byiza. Ku byiza nyine ubona amafaranga. Urumva ntago nyine usabiriza, ntago nabwenda ntago wagenda gusabiriza kandi wakoze. Ubona amafaranga, bikagufasha nyine kubona icyo ushaka, ukaba wakigurira ipantaro, ukaba wakigurira ikintu ushaka utarinze kugisaba. Ntago uvunisha ababyeyi ngo basaba ngo mpereza kino. Yego ntago ari byose wakiyuzuriza, ariko bimwe muri byo urabyiyuzuriza, nyine urabyifasha. Ntago
ntago waba umukene kandi wakoze. Ikibi cyacyo rero, ikibi nanone imbogamizi urumva ntizabura, uba wavunitse. Ntago ari nka kwa kundi ugenda mugani ngo wambare ubusa baguhereza amafaranga nta kintu wakoze wicaye gutyo gusa, ariko uba wakoze ukagira nyine uba wakoze ukavunika kugira ngo nyine ubone ayo mafaranga. Imbogamizi yabo guca intege ntibabura, n'ibyo ngibyo kuvunika, gucibwa intege, gusuzugurwa n'abantu bamwe na bamwe badasobanukiwe, ibyo ntago byabura. Ariko kubera ko umuntu aba afite icyo ashaka, abikunze, ari akazi akunze, ntago byitaho, ugira kuraje ahubwo. Yes. Ugira kuraje. Yakwibaza ati kuri umwana w'umukobwa cyangwa kuri umwari uracyari mutoya, akibaza ati kubera iki wagiye mu kazi k'ubuyede, none akibaza ko abantu basuzugura akazi, wababwira iki umuyede? Ikintu nabwira abantu basuzugura akazi ni ukuri babiveho pe, nyine ntibagasuzugura akazi, nyine niko babitekereza, ni nako babibona, kandi munaburanye ashobora no kugutsinda kandi ntago ari byo. Ni amafuti kabisa, gusuzugura akazi ntago ari byo. Gute se wasuzugura akazi kandi kagutunze? Akazi kagufasha ikintu, kagufasha nyine buri kintu ushaka cyose kakigufasha. Ntago ari byiza gusuzugura akazi. Nabagira inama yo gukora pe, bagakura amaboko mu mufuka bagakora, ntibasuzugura akazi kuko nta mpamvu yo gusuzugura akazi kandi kagutunze. Oya pe, hari abo gatunze, nujya gusuzugura wenda nk'akazi ujye ureba basi ubanza uvuga ati nyine uyu nguyu aragakora ariko nta kintu kamumariye. Ntago buri wese ugakora wenda akagira icyo kamumarira bitewe n'ukuntu nyine abyorganiza, ariko ku muntu ufite ubwenge arabikora kandi kagenda neza. Waba unakubura, waba uri umupranto, ibiki, hari abo bitunze, amafamiye bitunze, ntago babayeho nk'abandi bakora mu biro, ariko akazi kabi kaguhesha akazi keza. Ntago rero nakugira inama yo gusuzugura akazi. Umuntu uwo ari we wese ntago nayimugiramo inama, pfa kuba ugashoboye, cyambere ni ukubikunda, ukanga abantu baguca intege, nyine ntubaha amatwi, ubundi ibindi nyine birashoboka kabisa, nta kibazo. Umuryango wabyakiriye ute muri famiye yawe? Neza cyane, kubera ko babyakiriye neza, nubwo byabanje kubatungura bumvaga nabikora, ariko nyine babonye nafatiyeho nta kibazo mfite, bakabona nyine hari ibyo ndi kugenda nikemurira, ndi kugenda mbaruhura aho ntari kugenda mbasaba ibintu byose, babifashe neza. Babonye ko nyine nashobora, nyine hari bimwe nzi nashobora no kugira ejo hazaza wenda heza, ntabone, byakiriye neza, nta kibazo. Ubu wowe umuyede ufite sheri? Nta sheri mfite, ariko ntago ari uko ndi umuyede. Nta sheri mfite, ariko nzamugira wenda mu bihe biri imbere, ariko ubu ntago biri muri gahunda. Iyo uza kumufite wari kujya gukora ako kazi? Yego cyane, nari kujya kugakora, kuko se yambwira se ngo nese yakubwira ngo uzajye wicara amafaranga nzajya nyakuzanira bari kuguhemba? Ntago yabikora. Ntago yakubwira ngo wicaye nzajya nyaguha. Kandi niyo yajya yicara yajya yama ntacyo, nkanakora nkabona yandi menshi akamba kabisa. Ntago yari kumbuza, ntago twari kubyumvikanaho, ubundi nyine atabyemera, ubwo nyine tukagira ukundi tubyumvikanaho, nabyo nta kibazo. Yes, nta kibazo kibiri habe na gatoya. None turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iterambere ry'umwana w'umukobwa, imyumvire y'umwana w'umukobwa uyibona igeze kuyihe level? Ni kuri level nziza cyane, kubera ko abakobwa bagenda bitinyuka. Kera nyine ntabwo ariko byari bimeze, ariko abakobwa baritinyuka, ukabona nyine ari kwiga ubu nyine ubuyedi nka gutya ndi kubivuga, ari kubukora nta kibazo, kandi ubundi mbere ntibyabagaho.
kwisuzugura nyine ukumva mana yanjye ufite imbaraga nkeya ntago nabikora ngo mbishobore. Nyine kwitinyuka biri kugenda biza kandi bigeze kuri level nziza kandi ni ikintu cyiza cyane. Bimeze neza kabisa, turi kugenda dushabuka nta kazi katunanira.